Ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti guhinduka ntibitangira no kubona amahirwe mashya, bitangirana no gufata icyemezo. Abantu benshi batekereza ko ubuzima bubanza guhinduka hanyuma nabo bakabona guhinduka, ariko kuri nuko impinduka nyazo zitangira imbere mu mutima. Nta muntu ushobora kugera atigeze ajya akomeje gukora ibyo yakoraga. Iyo ushaka ejo heza ugomba kwemera guhindura imitekerereze, ingeso n'ibyemezo byawe. Ntutinye gutangira bundi bushya. Kuba warakoze amakosa ejo ntibivuze ko ugomba kuyasubiramo uyu munsi. Buri gitondo ni amahirwe mashya yo kwandika indi paje y'ubuzima bwawe. Ibuka ko impinduka zikomeye zidakorwa n'intambwe nini gusa, akenshi zitangirana n'icyemezo kimwe gifashwe uyu munsi. Wowe uhitamo kuba uyu munsi niwe uzagena ubuzima bwawe bw'ejo. Guhinduka ni urugendo, si igikorwa kibera rimwe. Bisaba kwiyemeza, kwihangana no gukomeza nubwo impinduka zitatangira kugaragara ku kanya. Ntukemere ko amateka yawe agena ahazaza hawe. Ahazaza hawe hubakwa n'ibyemezo ufata uyu munsi. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment. Umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndagushimiye.